Mu myaka 15 irenga ishize abakoresha iPhone bari bazi ikintu kimwe cyoroshye cyane ku bijyanye n'ubutumwa bwo muri message. Iyo ubutumwa bwagaragaraga muri Blue Bubble byasobanuraga ko bwari burinzwe neza kandi bwoherejwe hagati y'ibikoresho bya Apple. Iyo bwagaragaraga muri Green Bubble byavugaga ko ubutumwa butarinzwe kandi bwoherejwe nk'ubusanzwe hagati ya iPhone na Android. Ariko ubu Apple yahinduye ayo mategeko yari amaze imyaka 15 azwi n'abakoresha iPhone ku isi yose. Muri update nshya ya iOS 26.5 Apple yatangiye gushyigikira uburyo bwa RSS messaging, ikoranabuhanga rishya rigamije kunoza uburyo iPhone na Android zoherezanya ubutumwa, amafoto ndetse n'amavideo. RSS ni uburyo bushya bwo kohereza message bugamije gusimbura SMS zisanzwe, kandi bushobora gushyigikira ibintu byinshi birimo amafoto meza, video zifite quality nziza ndetse na end-to-end encryption. Ku ruhande rumwe abantu benshi bishimiye ko ubu kohereza amafoto cyangwa video hagati ya iPhone na Android byabaye byiza kurusha mbere. Ariko ku rundi ruhande izi mpinduka zitangiye guteza urujijo ku bakoresha telefone. Ikibazo gikomeye kiri mu mabara ya Bubble Apple imaze imyaka ikoresha. Kuva mu mwaka wa 2011 Blue Bubble yari ikimenyetso cy'umutekano. Green Bubble yo igasobanura ubutumwa budafite encryption. Byari ibintu byoroshye umuntu wese yumvaga, ariko ibintu byarahindutse. Green Bubble ntikivuze ko ubutumwa budatekanye gusa. Hari Green Bubble zishobora kuba zirinzwe na encryption, izindi ntizibe zirinzwe. Bisobanuye ko umuntu agomba kubanza kugenzura neza details za chat mbere yo kohereza ubutumwa bw'ingenzi. Ibi byatumye bamwe bavuga ko Apple ahubwo yakoze ibintu birushaho gukomera aho kubyoroshya. Urubuga rwa Apple Inside rwavuze ko kohereza media kuri Android byabaye byiza, ariko ibindi byose byabaye confusing kandi kurusha na mbere. Ibi biterwa nuko ubu umuntu agomba gutekereza ku bwoko bwa telefone uwo ari kuvugana akoresha, software version afite, network cyangwa se carrier ari gukoresha, ndetse no gukoresha niba encryption yafunguwe. Mu gihe muri message ibintu byose byari byoroshye kandi byikorera gusa. Apple ivuga Blue Bubble ikomeje kuba uburyo bwiza bwo kuvugana hagati y'abakoresha Apple. Ariko bamwe mu basesenguzi bibaza impamvu Apple itahaye RSS irinzwe neza uburenganzira bwo kugira Blue Bubble niba nayo ifite encryption. Abakurikiranira hafi ibijyanye na cyber security bavuga ko izi mpinduka zishobora guteza ikibazo ku mutekano w'abakoresha, kubera ko abantu bashobora kwibwira ko Green Bubble irinzwe kandi atari ko bimeze. Muri make Apple yashatse kunoza uburyo iPhone na Android bivugana, ariko ibyo byazanye impaka nshya ku mutekano n'uruhare rw'amabara ya Blue ya Bubble abantu bari bamaze imyaka myinshi bamenyereye. Uyu munsi rero ikibazo abakoresha iPhone benshi bibaza ni iki: ese Green Bubble iracyasobanura ubutumwa budatekanye, cyangwa Apple yatangiye guhindura amategeko abantu bari basanzwe bazi?